kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Yatanze umwana we arabikora byose kugira ngo aduheshe icyubahiro. Natwe tugomba kumwubaha kuko ni umwami w'abami, ni umugabo ukomeye, afite ubutwari n'imbaraga. Ibi byose aratubwira ngo nimunsabe icyo mushaka cyose. Ndibaza uri umubyeyi, ababyeyi b'umubiri, ndibaza udashobora kubwira umwana wawe ngo saba icyo ushaka. Birashoboka kubimubwira, ariko hari n'ibyo gusohoka mubwira umwana wanjye ujya ibyo usaba birahenze ntabwo ushobora no kubibona. Ariko Uwiteka hano arabivuga ngo nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha, kuko mu butunzi wa byose arabifite. N'umusaba imodoka arayiguha, ariko iyi modoka arayiguha kubera ko abanje kumwubaha. Ubwo butunzi arabuguha kubera ko abanje kumwubaha. Nabona yuko ubutunzi utazabuhesha icyubahiro cyangwa se ngo buheshe Imana agaciro, ntabwo azabiguha. Ariko niba Uwiteka aravuga ngo nsaba icyo ushaka cyose nzakiguha. Umurongo wa 14 aravuga ngo nimugire icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzabikora. Uwiteka ashimwe kandi ahabwe icyubahiro. Hano arapresiza akavuga ngo nimugire icyo musaba mu izina ryanjye, ni mu izina rya Yesu Kristo, ni mu izina ry'Imana yaturemye. Uwiteka ari kapabure kubiguha byose kandi arabishoboye. Izina rye Uwiteka ntabwo rizahinduka. Yemeye guhindura izina mugere bisubiremo kugira ngo izina rye Uwiteka rihabwe icyubahiro. Twongere gusoza dusoma ku murongo wa 24, ku gice cya 14 ku murongo wa 27 gutyo. Avuga umutwe w'ijambo aravuga ngo Yesu asezera ku bigishwa be. Umwigishwa wa Yesu ni njye nawe, nitwe turi ahangaha ahera twumva ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka arashaka kutubwira ko nubwo agiye atadusize nk'imfubyi. Turamufite n'umubyeyi ukomeye, turamufite ababyeyi b'ababyeyi, ni Imana Data kandi ni Imana ishobora byose. Ku murongo wa 27 aravuga ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Uwiteka ntacyo ataduhaye, yaduhaye amahoro. Ndibaza ko iyo umukristo ukaba ufite amahoro y'umutima, nibwo butunzi bwa mbere bushoboka, nibwo butunzi bwa mbere bufatika, nibwo butunzi bwa mbere bukomeye. Kuko uraryama ugasinzira, ugakaraba ukagenda mu muhanda nawe ukumva umuntu. Ariko iyo nta mahoro y'umutima ufite, ushobora no kugenda mu muhanda ntabwo uzi neza yuko n'amafi y'ahuje ugomba kuyubahiriza. Uragenda ukigendera uko wishakiye, ku buryo ushobora no gukubitana n'imodoka ikaba yakwica kubera yuko ufite ibibazo byinshi cyane, kuko nta mahoro y'umutima ufite. Ariko Uwiteka arabidusezeranya, arabitubwira ngo mbasigiye amahoro yanjye ndayabahaye. Uwiteka numwubaha, nugendera mu mategeko ye araguha amahoro, kuko nta kindi kiruta ayo mahoro n'umugisha yaduhaye. Ngo icyo akora simbaha nk'uko ab'isi batanga. Uwiteka ntabwo agira umupaka. Byarigenda asa Uwiteka nkamubwira nti Uwiteka uzampiki, kandi ngapresiza ntabwo njya kuvuga muri vange ngo mupfe kubivanga, kubera ko Uwiteka ntabwo akunda ibintu bivanze. Uwiteka akunda ibintu biri clair net. Naho rero uko tuzajya dusaba Uwiteka tunashyireho, ntitugashyiraho limite, kuko aratunze umugabo w'abagabo, ni intwari ikomeye cyane. Tuzajya dusaba Uwiteka tumubwire ibitubabaje byose, azabikora kandi azabikora mu mutima ukunda, kuko ni umubyeyi udukunda igihe cyose. Ibiganza bye bihora birambuye kugira ngo tumusange. Ku murongo wa 28 ariho turangiriza aravuga ngo mwumvise uko nababwiye nti ndagenda kandi nzagarukaho muri. Iyaba mwankundaga muba munejejwe n'uko njya kwa Data, kuko Data anduta. Tuzajye twubaha Uwiteka kubera ko yaduhaye umwana wayo kugira ngo adukunde, kugira ngo adupfire ku musaraba, kugira ngo aduhe amahoro. Ntabwo byari byoroshye, ariko byari bikwiriye ko tubambika. Ntibyari byoroshye, ariko aduha amahoro, aduha urukundo. Bene Data narangiza ngasaba umugisha kugira ngo Uwiteka abahe umugisha, abahe ibyo mwifuza byose, kugira ngo tuzabone umugisha mu gihugu Uwiteka yaduhaye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Amen.
Haleluya. Imana ishimwe cyane. Atubwira ijambo ryiza cyane ryongera kutwubaka, ryongera kutugarura mu byiringiro. Ndagira ngo mwongere mwibaze ibibazo bitatu. Imana ishimwe. Yesu yavuze ngo mbasigiye amahoro, kuko yari yaje mu isi nta mahoro ahari. None aje aravuze ngo ndayabasigiye. Imana ihumugisha kandi kugirire neza. Abantu mbasigiye amahoro ni ukuvuga ko ntayo bari bafite. Yesu yaje aje kuzana amahoro mu isi kugira ngo abari mu isi bahabwe amahoro batari bafite. Kuko yavanwe mu ijuru no kuza gutanga amahoro abantu batari bafite, no gutanga ibyo abantu bari barabuze. Amen. Hano twabonye ijambo ry'Imana, uyu mugabo wari utunze abagore babiri. Ntabwo byari icyaha gutunga abagore babiri mu isezerano rya kera, ntabwo babiri babonaga nk'icyaha, kandi bakoreraga Imana kandi bakoraga ibikorwa byiza by'Imana bafite abagore benshi. Ariko Yesu icyamuzanye kwari kugira ngo azane ya mahoro muri ba bantu bayabuze. Abo bagabo batungaga abagore benshi kandi ari n'abatambyi. Kubera iki? Ni ukuvuga ngo bo nta cyaha cyari kirimo, kuri bo nta cyaha bari barimo gukora, bumva ntacyo byari bitwaye. Ariko kubera kamere ya muntu byaje kuzana amashyari muri ba bagore benshi. Bizanye amashyari, icyo nicyo cyabaye ikimenyetso cyo kugira ngo Yesu aze kugira ngo yigishe abantu gukunda umugore umwe. Noneho hano rero arimo abwira mbasigiye amahoro. Asize amahoro none kugira ngo utangire kunyurwa n'umugore umwe. Asize amahoro kugira ngo none utangire gukunda umugore umwe. Asize amahoro none yagira ngo Yesu aze kugira ngo urwa rukundo rube rwinshi. Urwahaga abagore batatu ushobore kuruha umwe, urwahaga abagore babiri ushobore kuruha umwe. Amen. Imana ishimwe cyane. Yesu rero yaje ibyo byose aje kugira ute kubihindura, kugira ngo azane amahoro mu isi menshi, kandi yabasigiye mu isi ari menshi. Niyo mpamvu bamwemeye bose yabahaye amahoro adashira. Niyo mpamvu bamwemeye bose bagende no mu mategeko ye. Yesu aje rero yaje gukuraho aya mategeko yose y'abatambyi bo gutunga abagore 1000, yo gutunga abagore 5-6. Agite ashyira amahoro n'urukundo muri ya mitima y'aba bagabo, kugira ngo batangire kugira umugore umwe kandi bamuhe rwa rukundo rwose. Rwa rukundo ruhaga abagore 3-4 utangire kuruha umugore umwe mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ngo mbasigiye amahoro. Imana iduhaye amahoro. Imana irashaka kuduha amahoro. Imana irashaka kudukorera ibyiza. Imana irashaka kudukorera ibitangaza. Ariko si bashaka ayo mahoro nk'uko ijambo ry'Imana ariko bivuga. Amen. Uyu mugabo yari afite abagore babiri, ariko bose yarabakunze. Ariko cyane uri utarababya we yamugiriye, yamuhaga na byinshi birenze kugira ngo ya mahoro yagire, kugira ngo urwa rukundo rurusheho kuba rwinshi muri we. Amen. Nagira ngo mbasobanurire ikijyanye n'abagore benshi. Mu gihe cya kera ntabwo bemeraga ko abagore benshi nta cyaha cyari kirimo, ariko ibyo Yesu yaje kugira ngo abyigishe, kugira ngo abagore badatangira kugenda bagirana amashyari. Ubwo bari batangiye kugenda bagirana amashyari, bituma noneho Yesu ashyiraho amategeko kugira ngo ibyo ngibyo abagore be kuba benshi aho kuba umwe. Rwa rukundo wahaga 3 uruhu umwe, kugira ngo urukundo rwuzure rwose. Aravuga rero ngo ndagiye kandi mbasigiye amahoro yanjye abane nawe. Amen. Imana ishimwe cyane. Imana irashaka iki? Irashaka ko amahoro yayo aba muri wowe. Imana ishimwe. Icyo nshaka kuvuga, ndashaka kugira ngo mvuge ngo birashoboka, byose birashoboka. Kubaha Imana birashoboka. Ndanezerewe cyane. Uyu ni umunsi udasanzwe. Ndanezerewe cyane kuko ni umunsi w'Imana, ni igihe cy'Imana, kandi ni igihe gikwiye, ni igihe gitunganye, ni igihe cyo guhesha Imana icyubahiro. Ndanezerewe cyane kubw'ijambo ry'Imana umuvandimwe wacu aduhaye. Imana ihumugisha kandi kugirira neza. Birashoboka ko uyu munsi nawe ushobora kubikora. Birashoboka ko uyu munsi nawe ushobora kubaha Imana. Birashoboka ko uyu munsi ushobora gusenga Imana nawe ukavuga ubutumwa bwiza. Birashoboka ko uyu munsi nawe ubasha kutubwira icyagufashije
wabashije mu ijambo ry'Imana. Birashoboka ko uyu munsi ubasha nawe kuza ukavuga icyo Imana igusize mu mutima. Haleluya. Nawe ubwe ngo minisiteri ni demokarasi wisangamo. Nimba hari icyo Imana igushyira murakitubwira, kuko Imana niba iri kuvugana nawe ni byiza ko ivugana nawe natwe kugira ngo ivugane natwe. Haleluya. Birashoboka ko nawe ushobora kuza ukaduha icyo Imana yagusizemo. Birashoboka ko aho uri hose ushobora kuduha icyo Imana yagusizemo. Imana ishimwe cyane. Hano muri minisiteri wisange, wiyumvemo ko rwose bishoboka byose ku Mana. Amena. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo ndatinze mu magambo tuganire kuri iri jambo riboneka. Ndagira ngo tuganire ku ijambo riboneka mu Efeso. Ijambo riboneka mu Efeso igice cyaho cya 3 ku murongo waho wa 20 n'umurongo umwe gusa tuvugaho. Abefeso igice cyaho cya 3 turasoma umurongo wa 20. Adusomera nade? Umurongo wa 20 aravuze ngo nuko ibasha gukora cyane ibiruta ibyo dusaba ndetse n'ibyo twibwira byose nk'uko imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Icyubahiro kibi cyayo mu itorero no muri Kristo Yesu iteka ryose n'ibihe bidashira. Amen. Ngo ibasha gukora ibiruta ibyo wowe utekereza kubera imbaraga zayo zidukoreramo. Haleluya. Nawe birashoboka ko ushobora kuza ugakora ibiruta ibyo wabonye runaka akora. Birashoboka ko ushobora kuza nawe ugakora ibiruta ibyo wabonye runaka akora kubera imbaraga z'Imana zidukoreramo, kubera imbaraga z'Imana zigukoreramo. Ngwino ukore ibiruta ibyo wabonye runaka akora. Ngwino utubwire ibiruta ibyo wabonye runaka atubwira. Ngwino utubwire ibiruta ibyo wabonye runaka avuga, kandi bigashoboka mu izina rya Yesu. Nawe niwizere uraza gukora ibiruta ibyo wowe wibwira n'ibyo utekereza. Haleluya. Unyemerere wizere Imana, kuko nutangira kwizera Imana uratubwira n'ibyo Imana yaguhaye byo kwizera. Nubaha Imana uraza kutubwira n'ibyo Imana yaguhaye byo kubaha Imana. Amen. Nurushaho gusenga uraza kurushaho kutubwira ibyo ubaha Imana mu masengesho. Haleluya. Reka mbabwire igituma umuntu agukunda kubera impamvu. Hano mu isi dukundana kubera impamvu. Niba uyu munsi hari impamvu runaka ari kuvuga ijambo ry'Imana, nuko hari impamvu yo kumenya Imana no kumenya ijambo ryayo. Niba nawe ugomba kuza kutubwira ijambo ry'Imana, nuko hari impamvu yo kumenya ijambo ry'Imana no kuvuga ijambo ryayo. Haleluya. Nuba muri Yesu uratubwira ibya Yesu. Nugendera muri Yesu uratujyana muri Yesu. Nugendera mu kubaha Imana uratwigisha kubaha Imana. Nugendera mu rukundo uratwigisha urukundo. Haleluya. Ndagira ngo nawe uzutwigisha ikikurimo kivuye kuri Yesu Kristo. Ndagira ngo nawe uhaguruke utwigisha ikikurimo kivuye muri Yesu Kristo. Ndagira ngo nawe utere intambwe utwigisha ikivuye muri Yesu Kristo. Kandi reka mbabwire, uyu munsi Imana ari kubwira ngo uhaguruke ujye gushinga minisiteri. Uhaguruke ujye kuyishinga mu izina rya Yesu, kuko ugiye kuvugira nde Yesu, kandi ugiye gukora ibya Yesu kugira ngo izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Haleluya. Imana irashaka ngo dukore ibyayo. Niba turi muri Yesu turakora ibya Yesu, ariko nitutaba muri Yesu turakora